kirazira kikazirizwa gufunga umugeni ni umuvumo ni amahano n'ubukunguzi niyo ukubiri rero bifitanye isano ubu hariho justice culturelle ibiri kuba kuri prescrite kuba atari guhigwa simvuze ngo ibyaha bimuhanagurweho igihe azagikora isani sara cyari muto azagikora uranyumva azagikora ariko ntabwo umugenda n'uwo gukora igihano cy'igifungo kamite mbikurikizaho n'ibya Gasana nakubye niko bimeze ibya Gasana buriya nge sindi kumva ariko nanone mbona abantu banakwikoma Karege kuri kaya yongo abantu barakwikoma ngo warigambye ngo uvuga ko ngo oya ukomeza ikibazo cyawe ngo ufite ngo ari ikimenyetso wajyanye muri mbese uburenganzira bwanjye se rero ngo arererere n'urwanjye muzabizane ababizi nta kibazo mfite naho kunyikoma byo esha ntabwo wakora uyu murimo udafite abakwikoma nanone icyo cyo nirwo Jean Paul apfuye nirwo Theogene yaragiye gupfa n'abandi banyamakuru bose ndabishamikiye kuko ntushobora gukora kano kazi ngo ukore umwaka wose uneza abantu bose ntibishoboka nta na rimwe ariko kunyikoma se byantwara iki ntacyo bintwaye ninkoramo ibyaha bazajyana aho Jean Paul ari ntacyo habirenze bana oya kuba umuntu yarampaye ikimenyetso nkakijyana oya yambaniye nabi ukuntu hari igihe yatinze kumpemba twatandukiriye hari igihe yatinze kumpemba ndavuga nti nabuze tike ngo urugo rwawe rwabura aya moto ndaba se urugo rwanjye ndusahure nza ni wawe ni gute wambwira ngo ni nako umugore 5,000 kuri kese z'abanyamakuru nashaka kukubaza uko ubibona yaba ku myitwarire ya RMC ariko RMC kucyuye gukuru yigarura si wibareberera niba munyibaza Jean Paul uburana aravuga ati mu myohereze muri RMC impane none se yageze hariya idahari si umuntu wayo niba afite press card si umuntu wayo ari ndagera hariya bari hehe none se RMC nibe hari kukiribiza mu madosiye y'abanyamakuru ubundi ribu yagombye kwakira dosiye ku munyamakuru yagombye kwakira dosiye ihawe na RMC ntabwo ribu yagombye guhita yinjira mu kintu batabanje muri RMC ibyo nanjye nari babwiye no kuri dosiye yanjye Alright, JALAS Official TV twongeye kubana namwe amahoro y'Imana bane namwe umwaka mushya muhire wa 2024 kubadukurikira mwese uzababere w'amata n'ubuki aho muherereye tusa nkaho turi kurangiza 2023 neza umwaka waranzwe na byinshi bitandukanye ariko nkuko mubizi hano twagiye twibanda cyane ku nkuru z'ubutabera ni nayo mpamvu kuri uyu munsi twongeye kubana n'umusesenguzi umunyamakuru Bwana Karegeya Jean Baptiste kugira ngo adufashe noneho gutera imetero y'umwaka yego imetero y'umwaka impamvu bivuze gutyo nuko tugiye kugaruka gato ku bihe byaranze uyu mwaka mu butabera uyu munsi turibanda ku gisata cy'ubutabera kuko ni inkuru nyinshi twakurikiranye hano kuri no chaîne yaba imanza guhera kurwa Ishimwe Dieudonné Preskid yaba urwa mugenzi wacu umunyamakuru wanabaye hano kuri no channel igihe kirekire Jean Paul Nkundineza yaba kandi urwa Yongwe Pasteur Apotre databuja yego n'izindi zigiye zitandukanye mwagiye mwumva tubabwira ibya CG Gasana n'abandi batandukanye twagiye tuvugaho uyu mwaka waranzwe n'imanza nyinshi Kazungu yaje atunguranye serial killer wamaze kujya kuri Wikipedia yaremejwe nk'umuserial killer bwa mbere mu Rwanda habonetse umwicanyi wica abantu abishaka rwose abyenjoyinga nubwo bitaramuhama ubyiyemerera ariko urukiko rutarabimuhamya cyane ko agomba kuburana uyu mwaka uje nawe aracyafunze iminsi 30 y'agategayo urubanza rwe rwaranzwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni byinshi ariko nabazi nabariko wishe umugore Kazungu Kimisagara wishe Suzana nawe ngira ngo ni muri uyu mwaka ni muri uyu mwaka kweli umwaka habaye umwaka wabayemo imanza nyinshi navuga ziri controversial zateye uruntu kubera abazivugwamo ibyo bazira uburyo zaburanishijwe ibyo rero numwaka wabaye udasanzwe yego so numwaka impamvu mpereye ku rubanza rwa Preskid nkanaruhuza n'urwa Jean Paul nuko dossier ya Jean Paul n'ubundi Preskid avugwamo ndetse inakomoka kuba harabaye rwa Preskid iyo Preskid adafungwa ntegeza ko Jean Paul yakuba adafunze oya byari kugorana yego
so rero Karegeya wagiye wumva byinshi, wagiye nawe udutera imetero mu bihe bitandukanye, mpereye kuri urwo rubanza wenda nanakwakira rwa Ishimwe Dieudonné Prince Kid. rano urubanza rwamaze igihe, yabanje gufungwa amezi ararekurwa akora ubukwe, nyuma yaho abantu baratuza bumva ko byarangiye ukurikije ubukwe bw'uko bwagenze naho bwabereye. Abantu baravuga ati ntabwo umuntu ukekwaho ibyaha yakorera ubukwe ahantu nk'aha. Birangira ubushinjacyaha bujuriye, ariko uko nabibona urubanza rwa Prince Kid rurimo abantu benshi batagaragara, ariko nanubaburana wenyine. Abo benshi batagaragara, imbaraga ziri inyuma ya ruriya rubanza zitagaragara nizo zidashaka kuba zatsindwa burundu, ko zaba zisebye. Imbaraga zanze kurekura, yego zanze kurekura burundu. Ari nabyo na Jean Paul mu byo yaba azira, mu byo yaba akurikiranyweho, nanone hari bitagaragara kubera ko mu kuripotinga iriya nkuru ntiyahishaga amazina y'abantu ku giti cyabo cyangwa n'inzego bakorera cyane. Ibyo rero bituma urubanza ruba urwandanze. Ariko nanone ikindi twashimira izo nzego, nk'uko nakunze kubikubwira, izo mbaraga ndongera mbihuze n'ibintu nkunda kuvuga hano by'amategeko yanditse twazaniwe inyuguti aza kuducamo igikuba. Hari imyanzuro ayo mategeko azana, ari ubufashe ari ubusabye, bose nta n'umwe ubyishimiye, ari n'uwufatiwe ntawe ubyishimiye. Ukibaza ngo ntayiki. Niyo mpamvu afande Rutikanga niyo bambwiye, nkunda kubivuga, tuvuze ku muntu barogeye abana, noneho mu gihe batarashyingura abantu bajya kwihorera ku mukecuru wavuga ko yaroze, muri abo bantu na nyiri ugupfusha bamufatamo. Bibajije Rutikanga, ariko se koko umusaza umuntu aho kugira ngo mumuyagire mumureka ashyingure, ntamufunze nawe atereka reka tabatego nagira amarangamutima. Nese amategeko atagira amarangamutima akoreshwa mu bantu bafite amarangamutima, urumva bizagenda bite? Ibyo ngibyo biraza kuba nk'isomo rusange, kuko no ku zindi manza ari urwa Bamporiki, ari urwa Sigi Gasana, byose birimo. Niyo mpamvu hari ibintu ugenda ubona biba ukibaza niba harimo ubushake cyangwa ntabwo. Iyo amategeko yaje, amategeko izo nyuguti zigashyirwa mu bikorwa ku kintu ariko sosiyete itari kwemera, bamwe mu bagize sosiyete itari kwemera, logique, umuco nyarwanda bitari kwemera, hari ibindi biba bitagendanye na za nyuguti ariko bifitanye isano cyane. Niyo mpamvu Gasana yahawe uruhushya, niyo mpamvu Bamporiki yaburanaga yakurikiranwe ari mu rugo, niyo mpamvu Prince Kid yamaze gukatirwa ariko akaba ataragera imageragere. Byose biba bifitanye isano. Wa muco niwe utubwira ngo marigire amategeko atagira amarangamutima, ariko wa muco niwe utubwira ngo umukwe araza umupfu. Ubukwe burategurwa, urupfu ruratungurana. Niyo mpamvu iyo urupfu ruje, ubukwe bwarateguwe, ubukwe burataha, gushyingura barabisibiza bakakomeza ibyo gushyingira. Umuco wacu uravuga ngo kirazira kikaziririzwa gufunga umugeni, nta mahano, ni ubukunguzi. Icyaruke kigira n'imiziro. Umwari arewe ubundi wakagombye kuvuga ngo buriya butwo bagomba kuburizamo, iyo biba bizwi ko azakurikiranwa nyuma bikagira, bagomba kumubuza gushaka. Si yagiye mu murenge se? Yego. None si yo gitifa byanga, bakavuga ati wowe buretse gato ubanza urangize ibyo ufitanye na pariki. Uko nibwo ari kuba nanone nawe iyo yatarongora harya bamukatiye ingahe? 5. Iyo atarongora bakabamukatira akiri umusore, aba yaragiye, aba yarijyanye ndakeka. Ariko
baramuretse akora ubukwe bwiza, harimo abahambaye, bukorerwa ahahambaye. Nyuma y'ubukwe ajya gufata neza umugeni, urugo rushyashya rutangiza, kugira ngo rero urebe umuntu yakoze ubukwe, rubanda yose ireba, turabutaha, noneho nyuma ngo tumuhamagare ngo naza ajye imageragere. Ibyo mu muco bisukundi. Niyo mpamvu ubona ibye bicecetse kure kanyoni kanjye. Mu nyandiko siko bimeze, ariko mu muco iri jambo mvugira kuri mikoro, kuri kamera zawe, abarifite muri bo mu mitima yabo nibo benshi, including n'umucamanza waba yarafashe uriya mwanzuro. Uri kunyumva? Ndi kukumva. Umwana ungana kuriya amaze ukwezi kumwe arongoye. Niyo mpamvu bumva ngira umuntu umutumye uvuze ngo bavuze ngo na Interpol zamufata, umuntu batuma mu gihe rutuzane president akamubona akafata imwino tugende, uwo muntu yaba afite ikibazo. Nzi ko hari abatabyemera kujya muri iyo mission. Yagira wowe muhuye wamubwira ngo bagushaka kure rero. Ibyo ni ibitanditse biri mu muco. Umuco ntabwo ugira aho wanditse, ariko mu nyandiko muri za nyuguti twazaniwe byanditse ngo Prince Kid ubu ni donc ni imfungo. Sibese? Yego. Ariko umuco kubera ko tutemera gufunga abageni, harahari ahazabonekera uwampa akabyara yamara kwita izina, nanjye namuhamagara ni nta kundi nyine. Agasozi kagusabye amaraso ntuyakareza, ariko yamaze kubyara akita izina, wenda ibindi ibyo kurera ubwo yazafungurwa umwana ari muri maternelle nk'iya gatatu. Ariko ntacyo ubaho ari n'umuryango. Ntabwo umugeni ko ikindi gihande kivuga ko ubutabera butatanzwe mu buryo bwuzuye. Igihande cyabande nakubwiye ngo gusesengura ntabwo ureba amagambo, ureba n'umuntu yavuga. Igihande cyabande bateye bate aba victime bitwa bande aho muri dossier se ko babahaye code ndabazi. None wumva ibyo bavuga, uragira mishure code. Oya aba bafite inyungu muri rwa rubanza ntabwo babyishimira. Imanza zose niko zigenda. Ababuranyi babiri umwe abayigiza nkana, kuvuga ngo utsinzwe ntabwo yishimira uko byagenze, utsinze nawe afite ukunda byumva. Abo rero ni yamarangamutima. Aba victime urumva kuba bafite inyungu mu rubanza, abo tubareke ko baravugwa muri dossier. Wenda n'umushinjacyaha tumureke nubwo nzi neza ko nawe atamusabiye biriya byose ku bwende. N'umugenzacyaha uri muri dossier n'umucamanza waruciye, yewe n'umucungagereza ntago yishimiye kuba yakwakira umuntu usize umugeni mu nzu. Ariko abafitemo inyungu abandi hanze yabo, uvanyemo izo nzego yaciye imbere, abo baburana baburanishije, abakeneye kumufunga, abagenjeje icyaha bashinja icyaha, society isigaye ihagaze hehe? Mbwira abasigaye batari abo bari hehe, bahagaze yose ntabwo babura kuba se kumugenera, bahagaze ku mugeni nyine. Ni umuco, abamuzi n'abatamuzi, ni umuco. Abamuzi n'abatamuzi uko tugirira impuhwe turi muri bisi kuri ku muhanda, uko umuntu agera ku mugore utwitaga akamuha lifti, uko ugera ku mugore uhetse ku zuba muri bisi ukamubwira uti bari wowe winjira ngenda tegereza iyindi, mwagera mu modoka avuti wowe wicara, umusaza akicara, umugore utwite. Ubyo hari aho byanditse se? Si uburenganzira bwanjye kugenda niba ninjiye mu modoka mbere nkicara ko haza umusaza se nkamwimukira? Hari aho byanditse? Niyo mpamvu rero no ku mugeni nibyo. Waruzi uziko kera imodoka abageni ntawe idepasa, uziko kera abageni bakibaheka, nge narababonye. Ngewe rwose mfite nk'imyaka 5 bari bakibaheka, bacaga mu myaka, ahubwo bacaga mu myaka, nyiri imyaka akavuga ati ni umugisha. Ariko uciyemo wowe wirukankanye inka cyangwa wirukankanye umujura, urariha imyaka wakandagiye. Ariko umugeni bayimucishagamo bikitwa umugisha. Ya voilà. Ndakubwiza ukuri, uvanyemo iyo sirikuwe ifite aho ihuriye nayo, ni ukubera inyandiko. Kuko umucamanza sinzi imyaka afite waruciye, nawe azashyingira. We yakwifuza ko umwana wakatirwa ari umugeni akatiwe jovebye, ariko se yahita avuga ngo nahita ajya amagere, cyangwa bamuvuga ngo banza waruki kwarama. Umugeni hari n'imirimo adakora, urumva? Ibyo rero nibyo biriho.
donc ibyanditse nuko Prince Kid agomba kujya mageragera agakubita 5 ariko ibitanditse biri mu mitima yacu biri mu muco wacu tubana nabyo hano nuko yaguma ari libre kugeza igihe runaka simvuze ngo ibyaha bimuhanagurweho igihe azagikora isani sara cyari muto azagikora uranyumva azagikora ariko ntabwo umugenda wo gukora igihano cy'igifungo donc azagikora ubugeni burangiye sibyo none ubwo ubugeni ntibwakwitwa iturufu ntabwo ari iturufu ko ntibyanditse nakuvuye ngo ni umuco okay iturufu yikize nta nubishyigikiye ariko nakubwiye ngo ninde uwagutuma we wagenda ukamuzana ishwe none se nyine ariko bagutumye igisambo si uwo mwanya mukorera cyeka mufasha so ni ibyo rero donc ni uguhuza ngo hari ibyanditse biba contre le gré ya communauté byanditse mu nyandiko ingingo nginiyi urahita hanishwe iki niki ibyo nukwishyira nta kundi twarabyemeye nta kundi ariko hari ikindi cyane akorwa twanareba n'ubundi buryo ariko ibitanditse biri mu muco kirazira kikazirizwa gufunga umugeni ni umuvumo ni amahano n'ubukunguzi ukubiri rero bifitanye isano ubu hariho justice culturelle ibiri kuba kuri Prince Kid kuba atari guhigwa ariko critirere we hari urwego rwavuze se ko rwohereje kwabonyeho critirere yes noko ari muri justice culturelle umuco wacu uvuga ko nta mugeni ufungwa okay twese rero turicecekeye n'abakabishinzwe bigize simba jene igihe kizagira ntago bamubura ndabizi babyumva ariko mu muco abanze yaruke sibyo noneho mu byanditse azagera aho agiye hariya nkuko barukaze urabyumva ninde wundi muntu wakatirwa aborera he hari igihugu kitarimo abanyarwanda ntabwo bamubura ariko barakora kandi buri wese akanibaza ngo ibi bibaye ku wanjye kamite mbikurikizaho n'ibya Gasana nakubyo niko bimeze ibya Gasana buriya nge sindi kumva n'ubundi niba bari bazi ko ateganya ubukwe iriya dosiye bari kuyubura nyuma y'ubukwe nyuma yo gushyingira umuhungu aho kugira ngo haze saga y'impushya ndimo ndumva ngo umuvugizi ngo bamufunze ntago biramenyekana ashobora kuba afungiwe iwabo kuko mu biturika bagira izabo bararwikatira ntabwo ari gereza ntabwo twakonfirma ko umuvugizi wa polisi wa RCS afunzwe kubera ko nta ribu yamufashe nta gereza arimo ariko ashobora kuba afungiye iwabo nkuko muri polisi babikora nkuko urabyumva gusa biravuga ko afunzwe azira urumva iyo saga iyo saga biturutse ku rushya rwa Gasana iyo Gasana dosiye ye mu rukiko bayizana yaramaze gushyingira nta kibazo cyari nta n'inkuru tuba twarabonye ubu inkuru ni ukuba twari dufite ikibazo cyo kuba umuntu uri gutegura ubukwe bw'umwana we agiye gufungwa ariko birangira n'ubundi ahawe uruhushya umuvugizi ati animal ati ese ruzarangira ryari ese uruhushya rwe rusabye ryari ejo yaruhawe ryari ejo ruzamara igihe kingana iki ntabyo nzi kandi utubwiye ko none se nkubeshye ruzarangira ryari ntabyo nzi none ese azagaruka none se hari tangazo urumva ko yasubiyeyo ari muri justice culturelle umuvugizi nawe harasi ntago ukuntu yitwaye mu bisubizo yari kugira tese bitwaye iki se biriya donc urumva umuvugizi Karegeya donc inkuru yabaye inkuru kubera ko ntabwo ari kuba hafunzwe governor ntabwo ari kuba hafunzwe retired general kuba yafunzwe yateguraga ubukwe bugeze kuri ntuza ko nta minsi yari yakamaze ubukwe bwari bwarapanzwe yego urabyumva ubukwe bwari bwaramaze gupangwa ubukwe ndabyemera ibyo kuba bwapanzwe none si ibyo ribu ibifite mu nshingano nakubwiye ngo ribu igendera mu byanditse niba nakubwira umuco ariko nyine bamufunze ni ribu nibyo nkubwira ribu se kiracyakira iriya dosiye yari ku expiringa iyo bavuga ati mwe muretse ubukwe burangire tuzamushake mu kwa mbere ariko abantu hano bose bagenda ibyaha kubura dosiye iyo bayubura yamaze gukoresha ubukwe bw'umwana ngiye cyo nkubwira ribu biri mu nshingano zayo kumenya ko yari afite ubukwe ikabimuretse iperereza ni iki iperereza ni niba yaravuze ko arwaye se nubwo atabibwiye nubwo iby'uko atabibwira umucamanza mu iperereza ni iki movement ze
kuba yaravuze ko arwaye se nuko uvuga ko ako kuba yarafite ubukwe byo batakamenya. Ega ubwo nyine wowe gitandukanye inzego ziriho kubwitegeko kubw'inyuguti izo zikora kubw'inyuguti ni cyanditse nese waribu afite ubukwe bw'umwana yakwishimira ko babura dosiye ye utaraba ishwe rero iyo ni umuco rero okay. bagomba kuvuga bati dosiye ibi bintu dukomeze iperereza mpaka ubukwe bubaye dutangira urubanza bwararangiye basi rero tube tumufite librement nta gikuba gicitse muri societe kuko buriya no kuba buriya bw'Ubugande buriya bw'umuhungu wajya gusaba atarabutashye n'ikindi gikuba mu muryango. Icyo ndi kumva rero kuri case ya Preskid ni ya Gasana gihuriyeho nuko inyuguti zakoze zashyizwe mu bikorwa zirengagije umuco cyangwa se inyuguti zikaganza umuco. Inyuguti ngo zikaganza umuco kare inyuguti zaje umuco runamo cyetse haje izindi mbaraga nicyo nyine afandi rutikanga avuga cyuko izo nyuguti zitagira amarangamutima ariko umuco ugira amarangamutima. Niyo mpamvu nyuma erega opinion publique nayo irakora abantu bari kubivugaho iki ntabwo hari izindi manza zitigeze zizamo bene ayo marangamutima uvuga uti c'est noir sur blanc ariko ku mugeni ku muntu ufite ubukwe ku mugore utwite ibyo biravuga cyangwa ufite umugore mu bitaro n'urugero ngira ngo no kuri bampora iki harimo akantu nkako yari irimo yuko rwaje umudamu ntekereza ko hanze y'inyuguti bimeze bite ni umuntu arega avuye mu bantu kandi ubutabera ntabwo ari ubwo gukasa nubwo kunga icyakabiri ukareba ngo ni inyungu zande Preskid arimo hariya ninde wakunguka ari nabo ba victime bo bakunguka iki bakungukize ni icyubahiro se basubije niba hari icyo yabambuye. Iyo society igomba no guhinduka kwishimira ko umuntu ari mageragere ari kurya ibya leta yambaye iroza ntabwo mvuze ngo ibyaha ngo abantu bamenyera ibyaha ariko no kumenya ngo gufunga ni inyungu zande icyakabaye ni reparation niyo justice yuzuye. Reparation ni ukuvuga ngo icyo wangije gisubiza uko cyari kiri bakubwira ati andika ibaruwa 200 wandikira kanaka ko wamuhemukiye babakubwira bati gira gutya ariko kuryama hariya ninde wunguka nta numwe usibye izo nyuguti nta numwe n'abacamanza wariyo n'umucamanza ari n'umucamanza wakatiwe Eric nde twambaza Imana uri muri dossier y'umutoza waheze mu Bufaransa umwe wari ugiye wohereje inuza none wasanga nawe yarazicaga cyane ntagiye se mfasha. Niyo mpamvu nkubwira ngo izo nyuguti twubahiriza natwe ari nuzishinzwe nawe atabyishimiye sinazikiza. Ahubwo ikintu numva mo cyo gikomeye nuko inyuguti zitagira amarangamutima zikorerwa ku bantu bafite amarangamutima. Yego nyine ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye nyine hakagombye kugira ikindi kintu kiba hagati na hagati ese nubwo inyuguti zihari ubwunzi oya birahari byinshi hari programu zihari minijiste bishatse byakorwa ariko simbize ejo narimo numva inkuru kuri TV10 ejo twakoze icyegeranyo ku bijyanye n'izo manza ntuza yitwa nde nkunda barashi batoniye avuga ati dufite ikibazo niba umucamanza akorera ku mihigo ese niba akorera ku mihigo ubundi bwararuca yitonze imanza 49 mu kwezi akora iminsi 20 harimo n'iy'inama hari no kwiga urubanza urabyumva ubwo ni nk'ebyiri n'igice ku munsi ebyiri n'igice ku munsi yakoze iminsi 20 ubwo numva ngo nta nama yageze ajyamo nta ntegura rubanza nta kujya kuvugana na chief justice rekada akoze iminsi 20 agakora imanza 49 yaba agira ebyiri n'igice ku munsi hanyuma si urwo rubanza rugendera ku mihigo bizagenda bite mu gihe iziburayi hari urwamaze amezi 2 n'igice umucamanza ukorera ku mihigo nta rubanza rusa n'urundi kwiba igare ntabwo bisa no kugereza amafaranga ya leta viole ntabwo imeze nk'agatanya ariko ari ku mihigo uwo mugabo niko yabyivugiye batoniye yavuga ati ibi bintu justice ntabwo ishoboka ntabwo izageza igihugu ku cyo dushaka kubera ko abacamanza barakorera ku mihigo
ubucucike mu magereza, ubucucike mu nkiko, ubucucike muri parike, byose ni ibibazo by'abanyarwanda nubwo habura ufata igisubizo. Ariko Chief Justice yasabye minijiste icyo gihe bafungura umwaka ubucamanza. Chief Justice yasabye minijiste kwibirebaho, minijiste isubiza ibindi bintu ariko ubona ntacyo reka bibeze ukuntu. Nuvuga ngo ubucucike muri gereza burahari, mu nkiko burahari, abacamanza bari saturé mu kazi, bamwe bagahita mu kukavamo, muri parike même chose, muri ribu même chose, ku nyungu zande niba izo nzego zose zinubira kakazi ari keje ni ku nyungu zande. umwaka wabanjirije Chief Justice yari yavuzemo n'indi challenge yuko aba procureur benshi babivamo bakigira mu bwavoka n'abacamanza kuyura aba privé. Kubera iki urumva gukorera ku mihigo, urumva niba ategetswe urubanza imanza 2 n'igice ku munsi, ubwo ni hafi eshatu pe. Birasaba ngo bimwe abyihutishe, bimwe mba nkubwira ngo bahamagara abantu baze batanga ubuhamya bwabo kugira ngo rwihute. Urwo guhamagara batanga ubuhamya ruratinda, bagahitamo gufata za nyandiko utazi uwazanditse, utazi aho zandikiwe, utazi uwabivuze hari yararimo, wakamuzanya akajya muri hari regeza mwiri donc atuje akabyivugira. Niba yabivugiye mu nzu ya leta, niba yabivugiye iruhande rwe hari umuntu ufite akantu kwita ko, niba yabivuze yambaye amapingu, muzane atuje abisubiremo ntabiba kugira ngo imanza zihute. Uwo mugabo Batoni ati mu rukiko rw'ikirenga urubanza mu wayene rumara amezi 6 ese n'ubutabera. Uwo muntu abari hehe? Uwafunzwe ya minsi 30 abari hehe? Urumva rotari ubucucike mu manza bugaragazwa n'iki? Nk'ubu hari abantu bafite rendez-vous zo muri 2025 niba bari mageragero ubwo bari kuborera ubusa. Aba bose bahabwa iminsi 30, parike ibigize Imana igitutu kivuyeho ngo ije mu zindi dossier kubera bwa bwinshi bihutira gushyira hariya mu minsi 30 kugira ngo abone kujya mu zindi dossier na yayinda yipendinze kandi umuntu arimo ararengana. Nyuma aho bazamupangira ushobora kujya kubona ukabona Jean Paul bamupanze mu kwa 5, urabona Gakire bamupanze mu kwa 12 yaraje mu kwa 10, ejo Gasana ukumva bamushyize mu kwa 8 ari hariya byarangira yaba umwere. Ntabwo ari ubutabera. Yega ntabwo ubutabera butangwa n'inyuguti. Inyuguti zitanga ubucamanza. Hari ikintu uvuze kijyanye n'ubutanga buhamya. Ngiyewe ngifiteho experience. Ngiyewe natanze ahantu buhamya. Ngeze mu rukiko numva bwahindutse. Bwahinuwe nande? Numva nyine ibyo navuze. Bihabaye n'ibyo. Aha. None se raporo hariya barayiguha urasinya ufite umwanya, niba ari page 20 wazisoma zose urasinya kandi nta koputana nibura ngo ugende nawe wongere usome neza uvutane aribeshye. Yego. Icya kabiri uburi mu estimation, ese uburi wawe, ese uburi eze tubibu ukubaza we abafite iyi intention nacyo rego ugomba kukireba. Abafite arume koma arimo aratapabira urumva na hantu hehe ni hehe wabarijwe ese bakubaje muziye condition umuntu nakuvuga ngo dore uko gisa washanga urasa n'ikijura koko nyuma nakubaza urasubiza gute? Swembaza voilà bagukubita wari uhari urumva uri mu yihe mood yo gusubiza ibyo bibazo ezema we bakubwiye ngo yizane. So rero urumva ari ikibazo uyu mwaka rero imanza nyinshi zabayemo nyinshi pa nyinshi pa raporo y'imibare ariko niho habaye ahantu hazi imanza nyinshi umwanzuro w'urukiko ubona opinion publique idahuza nawe nibyabanje ndimbatiwe n'umwaka ushize abo bose ndimbati bamuri ki Jean Paul usibye Kazungu Kazungu bo sango mavugaho ariko abo bandi bose ni ibintu byagiye bitera polemique mu bantu. Umwanzuro w'urukiko ukumva hanze barawuvuga gute se byari bikwiye ko bigenda gutya. Kuri icyo kintu waruvuze
nabonye ikintu urubanza rumwe niba rukwenda yari asanzwe afite wenda n'abayoboke cyangwa se abashumiye nabonye narwo rutavuzweho rumwe ni rwa Apotre Yongwe ariko nanone mbona abantu banakwikoma Karege kuri kaya Yongwe abantu barakwikoma ngo warigambye ngo uvuga ko ngo oya ukomeza ikibazo cyawe ngo ufite ngo ari ikimenyetso wajyanye muri mbese uburenganzira bwanjye se reka ngomba gufasha inzego nese nagitanze akarengana cyangwa uwo yariganije se wamenya ari ikihe natanze ushobora no kujyana ikimurenganura ariko n'uburenganzira iyi dosiye iri mu rukiko wemerewe gutanga ibimenyetso nk'umunyarwanda uwo donc ugomba gufasha inzego cyetse ibyo utazi ikibi ni ukubeshya ariko umuntu yansunikiye akamesaje k'ibihumbi 273 yoherereje Yongwe ambwira ati jewe nari nirwariye ka trauma nifitiye ibibazo barambwira ngo arasenga bigakira none muri bwa butroma bwanjye anciye amafaranga yamuciye amadolari 300 amuhaya ayafite ngira ngo ntago yarageze umuntu amakabuka message uwo numwe hari nabandi batavuze nese Yongwe mu mafaranga yavuze abavugwa mu rukiko ni nka kimwe cy'icumi cyabo yayatse rero kuvuga ngo ndatanga ikimenyetso nanjye n'urwanjye muzabizane ababizi nta kibazo mfite naho kunyikoma byo ntago wakora uyu murimo udafite abakwikoma nanone icyo cyo nirwo Jean Paul apfuye nirwo Theogene yari agiye gupfa n'abandi banyamakuru bose ndabishamikiye kuko ntushobora gukora kano kazi ngo ukore umwaka wose uneza abantu bose ntibishoboka nta na rimwe ankora gusesengura ureba ibiri munsi ubusaba ngaho ibaze ibyo maze kukubwira uburibwe irandeba neza pariki irandeba neza umucamanza arandeba neza RCS irandeba neza ariko kunyikoma se byantwariye ntacyo bintwaye ninkoramo ibyaha bazajyanaho Jean Paul ari ntacyo habirenze bana oya kuko umuntu yarampaye ikimenyetso nkakijyana ariko mu rukiko ntibigeze bakivugaho abavuga mu rukiko uwo wanjye ntarimo ariko ntabirenze n'indi dosiye niyo ariyo yose nyizi kwiri kuba ushobora gutanga ibyafasha umuntu kurenganurwa kuri iyo rero bakoraga comment bavuga ko ngo ari uko ngo yakwambuye amafaranga uvuga ntabwo yanyambuye rwose bamufunza yari inshuti yanjye twari hafi no kongera gukorana nta amafaranga 105 se nabwo nuko utayumvaho kimwe ayo twabashe kumvaho kimwe yara yampaye ariko 105 byari ibihumbi 60 ibihumbi 45 by'iminsi 3 y'ukwezi yanyirukanyemo nindi ne yankase nagiye kuri tere ubwo rero ntabwo twabyumvise kimwe ariko nyafata ko ntabwo yayamaye kandi nari nakoze urumva savye ntabwo kunyamburaje buri munsi ni twabaga turi kumwe ariko rero ibyo ntabwo bivanaho ko donc niba abantu kugira uruhare niba turi kuvuga ngo ubutabera buri gukora nabi none wowe ukabuza icyabufasha ukagiceceka guteze aya nanone nta ibyo nabo nukubanza ukareba ngo ni bande icyo nzi cyo ni bake cyane oya naho kuba Yongwe yaranyambuye ntabwo twigeze tubipfa turasangiraga gakawa biragute akansura muri quartier nta rwikiye kwe hagati yanjye na Yongwe no ku kazi we najyagayo na YouTube nigeze kumuhaho ikiganiro ku rubanza rwa Karasira ntacyo mfana Yongwe rwose habe nambaga uwo mutima sinyankugira ariko ibiriho biravuga 105 bindimo rwose nanafungurwa zabimenye ariko ntabwo namwifuriza gufungwa ariko arabizi ntabwo tuyumva kimwe ariko kugira twongere gukorana buri gihe namubwaga iyo yampa n'ubu wasanga impamo ntayirimo narasubiwe namubwaga urabanza umpe ayundimo atari ko ariko noya Ninguri wese bizakomeza gutya niba twarakoranye amezi 7 ukanyambura 105 nongere ngaruke ugoze buri mezi 7 unyambura 105 nabivamo ko namubwiye ndagenda nkora ikiganiro kimwe nta bindi rwose ibyanjye nuko nguko no nyewe ubuzima bwanjye nta kashikashi zibamo ibyanjye mbivugiraho uri kunyumva ni live yanyirutseho kenshi inshuro nyinshi najyaga gusoza ikiganiro imbundo y'ukuri aparitse tukajya kunywa agakawa hariya ugana Kinyinya urumva akanzana kangeza hari nubwo yigeze kunjyana Kigali Haiti
ntacyo upfa nawe amafaranga ni ibintu bibarika nuko nawe atsimbarara ubundi umuntu umubosi utuze miliyoni 100 ngahe yambura 150 gute naho nabishegera yakabimpaye kuko arayandusha ni ikibazo kuba yaratsimbara ahubwo akayanyima agenda muri vewite afite n'izindi yabayasize mu gipangu no sibese umuntu utuze miliyoni 700 cyangwa miliyari yego umukozi wawe akavuga ngo ndimi 150 bikagera aho ashaka avuka bigashaka kujya mu rukiko ugatsimbarara nk'umuntu yamuhaye paka tugiye mu rukiko ubusiyo tujya kuyaburana ntibari kumuseka ariko ushobora kuba ari we wigizaga kana ashobora kuba yaravuga ati ndabizi neza ko ntayo uri umukire umuntu wabaye umukozi wawe amezi 7 akakurega mupfa 150 abakire bagenzi be ntibari kumuseka aho wabukisha abasenga se bari uzamura ikirego cy'150 ufite miliyari voilà aho rwose wapi oya yambaniye nabi ukuntu hari gihe yatinze kumpemba twatandukiriye hari gihe yatinze kumpemba ndavuga nti nabuze tike ngo urugo rwawe rwabura aya moto ndabase urugo rwanjye ndusahure nzani wawe ni gute wambwira ngo ngo ninako umugore 5,000 nze gukorera umuntu utampemba niko namubwiye nahise numva ari akiyeguzo ko mu rwego rw'ejo nawe ntiwaransuzwe cyane mfata amafaranga y'urugo nze gukora nyashore mu byawe uyandimu none bibaze nk'umuntu ukubwira gutyo uramubwiye ngo ntayo gutega mfite we essence ahora yayujuje bikageraho mugeze mu rubanza hejuru y'150 aya bihangana abo bantu icyo nzi cyo Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane yego ni umwaka waranzwe nyine no gufunga kw'abantu batandukanye mu ngeri zitandukanye ariko uyu mwaka nabwo habaye ikintu gisa nkaho kidasanzwe umunyamakuru umwe babiri burya ntabwo dusanzwe tubimenyereye kandi abanyamakuru ko baba bahura uyu mwaka wabaye mushya komeza Jeune Manirakiza abatawe muri yombi ashize agahe gato Jean Paul Nkundineza nawe atabwa muri yombi kugeza n'ubu ngubu akaba akiri muri gereza cyangwa se mu igororero ry'Imageragere ni gereza abantu ni gereza nawe ngo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yavuze ko ari umunyururu mubamo n'ibiki no bizitwa igororero nitubona ibivamo nitubona ko bagorora ubuzima buhari ko hari icyo bufasha ubwo batangiye nko gutanga imushya nibura ako ni ka fair play yabigire n'abandi bajye bazisaba bazihabwe aho nabyumva ariko urajyana umuntu mujyanye muri condition zinyuranye nka kimwe cy'igihumbi cy'ubuzima yabagamo umushyize mu buzima mbese abari nk'ikisi ubuzima yabagamo asigaye nka 5% kuri tangente kabisa uko nukugorora byakabaye kugorora umubwi uzi byakabaye kugorora ugiye ufunga ukwezi kumwe ukunduka kumara iwanyu omwe ariko cyangwa se ubundi bakabaye bafunga uwamaze gukatirwa uragorora umuntu utaramenya ko yaranagoramye icyaha nikiranamuhama akiri nigereza man aha icyo gicyo rero ni nacyo kiri mu byo ubundi byakabaye igororero kubamaze gukatirwa ibyo nabyumva kuko urabizi ko bagoramye urimo urabagorora uw'iminsi 30 uramugororamo iki nta kiramuhama yego hanyuma se yabaye umwere wamugoroye iki ko wamugoretsa ahubwo kimwe rero mu byaburanishijweho cyangwa se mu byagarutsweho mwiburanisha mu rubanza rwa Jean Paul Nkundineza nicyo ngicyo uvuzeho kiriho ubwo umushinjacyaha yavugaga ko Jean Paul akwiye kuba ari Imageragere ngo atagira ate kuko ari umukriminere ibambe metre wunganira Jean Paul ati ndasaba ko umushinjacyaha yisubiza ijambo yavuze ntabwo araho byaturutse Jean Paul yasabye yari yasabye kuba yakurikiranwa ari hanze ahubwo bakamuha ingenza noneho umushinjacyaha aravuga ngo ibyo bibaye byaba ari ugutakaza imbaraga ku munyacyaha gushaka ubwo burinzi bimeze nk'uburinzi Jean Paul yashakaga ngo bacunge ko atagira ikindi akora cyangwa adatoroka ibyo by'umushinjacyaha yasubije ngo baba bagiye kwinvestisa andi mafaranga izindi resources ku munyacyaha noneho ibambe Jean Paul bazi n'abarahita ati please ntongere kunyitira umukiriya munyacyaha ko nikiramuhama ubundi hari yari nka Gatari Steven ahita avuga ati ndakwiyamye bagusohore cyangwa nsohoke umuntu aracyari inosa ibyo na excès de zere hari igihe biba ukabona abantu babifashe nk'ibisanzwe urita umuntu yacyaha gute kitaramuhama
ataraburana no mu mizi nanone ibyo no gukabya erega hari inzego zireba paraporo yazanye nguti zizishyiraho abantu baho bagapima toni kandi afite ibiro 200 cyangwa 100 urita umuntu umunyacyaha kandi iyo bibabayeho nabo urita umuntu umunyacyaha akiri muri 30 jours ese ubundi ubwo kuri rubanda n'umucamanza wumvise ko parike yamaze kumugira umunyacyaha bihita bihindura mind ku buryo umucamanza aba panshe kuko tendance iyo wamaze kwambara iroza ukitwa umunyacyaha bikakirwa tendance y'umucamanza ni ukuguma ni ugukonfirma ibyo biriho aho kugira ngo ahangane no kugira ngo abigukureho sibyo se uwo muntu aba ari umwere uwo muntu uri imbere yawe mucamanza aba ari umwere nge sinemera ko uko batamwambika ipingu nuriya mwenda ntiyakabuzanye mu rukiko yakaje yambaye nk'umushinjacyaha bahanganye baraye muri condition zimwe umwe yafashe petit déjeuner undi murakebaguza ngo muri gereza bagiye kurya ndasanga abancuze uwo muntu ari kuburana nundi wavuye mu rugo iwe ari eze yambaye cravate tire a 4 épingles ukamwa ngo ni égalité des armes imbere y'umucamanza ntazo umwe imodoka ya gereza iramutegereje undi yaje muye ipingu kandi arayinjiramo ipingu undi yaje muye ya leta urumva abo bantu barareshya ari muri position de faiblesse niyo mpamvu gukukirana uri hanze na avantage kuko ufite ko wabonaga confidence ba muri cyazanaga ariko gasana wabonye izo image urazibona zombi oya niyo wafata ba muri iki nikote mu rukiko na gasana ni roza urabibonye niyo wafata Prince Kid mu iroza no mu ikote urabitandukanye kandi hombi yaragaragaye bira ntago nuko uramponda sinoga barabivuga biranditse itsoke ntacyo nabihinduraho ariko biriya nta égalité des armes mirimo ntago abantu ababuranyi baba bari kureshya umwe yambaye umwenda atiguriye ategetswe kwambara aragenda asongamanye mu kamodoka kari hariya undi araba yicaye muri VIP afashe ku kanyirayo abo bantu mu rukiko ntabwo ibyo ariko niko aho niho mpagaze ndabizi ko amategeko afite ikunda bivuga ariko nanjye nuko mbibona ntago abantu bareshya never have number kuri cases z'abanyamakuru nashakaga kukubaza uko ubibona yaba ku myitwarire ya RMC ariko ya RMC kucyuye guguru yigarura si wibareberera wibuke ko intari kutsi kwani isazi nzima RMC uyigarura iri hehe nayo iri mu nyuguti gusa kucyuze kucyurugaza ikintu kimeze nk'umuzima niba munyibaza Jean Paul uburana aravuga ati mu myohereze muri RMC impane none se yageze hariya idahari si umuntu wayo niba afite press card si umuntu wayo ari ndagera hariya bari hehe kucyubaza ibintu uracyari nk'ikirongo cy'indondogozi kuri inka yarariwe bazabanze batore babeho urwego rushyirwaho n'itegeko ariko inzego ziriho ziri hanze y'itegeko none akaburi kazimire mu kabindi kuko siribaza ko barore mu nshingano nshyashya azongera kubona umwanya wo gukomeza gukoraho rumanda biragoye rero ntabwo urabonye mugisha ajya bikurikirana mugisha bibamo iyo dosiye tuyireka yego byatuma narishiye ndi hafi narishiye ejo nzajya gufata yo press card ntibazabyitwaze kandi niba yinyuma bazayansubiza ariko nabyo mbikora kubera ibyanditse kuba ko arahogera bakayimbaza ariko ibyo yireke rwose oya arayimusikagire kuruva ntabwo byagombye kugera hariya nese RMC nibe hari kukiribiza mu madosiye y'abanyamakuru ubundi ribu yagombye kwakira dosiye ku munyamakuru yagombye kwakira dosiye ihawe na RMC ntabwo ribu yagombye guhita yinjira mu kintu batabanje muri RMC ibyo nanjye narabibabwiye no kuri dosiye yanjye umuntu araza niba yibeshya inzego wowe ribu kuki umwakira kandi uzi ko RMC iriho kuba ribu byakira nuko nayizi ko RMC wenda itariho cyangwa se kuki RMC imenya ko ari umunyamakuru ribu iri gukurikirana ni intervene iba yihari kugenda bakakuniga n'inka baraho ntabwo uko bigenda yireke rwose igidutabara tu
oya itinya inzego nayo inzego zikoreramo Hari nayo urwego. rega ubuyobozi bw'urwego iyo buhari buri confident bubasha kugaragaza izina ryabwo imbere y'izindi nzego. So rero niba aba beneficiaire bawe bakwishyura 20 ya buri mwaka ukaba press card witwa ko bashinzwe ukumva undi muntu arimo arabagaraguza gati uraho nkuriho full stop niko bimeze. Yeah. Aha, apari ya RMC abanyamakuru iki kintu cyabaye abenshi bafunzwe nabo kuri social media. Wavuga ko ari uko social media itari regre oya ntango ari question de regre ibyo niyo reglementation uvuga dizanyu guti toujours ahubwo nuko ravuga ngo iki YouTube, social media za Twitter, za Instagram izo zose muri media mwitangazamakuru riri professionnel classique haba eshero amakuru aramenyekana yagera kuri editor akoherezayo reporter ngo yabyaza inkuru reporter yayazana editor akayacamo akifashisha akareba amategeko akareba kuri balance hari ibigenderwaho kugira ngo yitwe inkuru ariko ugiye muri ibyo kuri social media nanjye n'ubu nyiriho ntago wakora ubuze ikiganiro cyose wa balance ubu n'ubwo byose navuze wakabaye ugenda uhamagara abo bireba kuri wa parike umucamanza waciye urubanza metre nyembo urumva wakora se ubwo ntago wakora. So niyo mpamvu byanze bikunze iri associé kuri risque ibyo byo tubyemera. Donc iyi mihanda iri associé kuri risque usibye nabo ngabo batatuvuze n'ababanjirije ba cyuma bande bamubavu bose nta muntu wo kuri mail streaming nta muntu urafungwa ziri nkuru yanditse professionally cyangwa se wa radio televiziyo ya mainstream kuko ibyo biba bifite inzego n'ikiganiro impamo buriya ngikora hari undi muntu uri kugikurikirana ku buryo gitashobora gupfa bafite amategeko bigenderaho ariko social media ntahari gakeya ni ubunyamwuga bw'umunyamakuru uri kubikora ariko byanze bikunze wanyerera nibi byose nakubwiye harimo buriya nanyereye henshi yego ntabwo kabura kuko urumva ntabwo uri kunyeditinga that's one kandi kiri kuhita kijyaho apene we dushobora kugeraho hakagira utwukuramo ariko ntuzagire na kimwe ukuramo nzabyirengera biratandukanye rwose. Social media irasosiye ku mariske menshi kuko itanga liberté irenze sibyo itanga liberté irenze kandi ikindi nubwo navugaga ngo RMC umuntu wo kuri social media utagira press card ya RMC ntago ya RMC tegetswe ku intervene nayo utarigeze yandikishamo ntago RMC tegetswe ariko abayigiyemo bitwa abanyamuryango aba beneficiaire bayo yagombye kubarwanaho ku buryo undi muntu aza kubyivangamo ari uko RMC yananiwe kandi gakora raporo akari bagenderaho. Ubuse ko uko mu manza z'abakozi babanze spectate du travail no mucamanza ko ribidayitize kwikosa rya kukazi ayikose nuko rero kukize babyubaha spectate du travail bakamuha ijambo bakavuga ngo urubanza kugira ngo ujye mu rukiko dossier yawe turayakira ruko uzanye ibaruwa ya spectate du travail ko bikorwa ariko byagera ku banyamakuru umuntu oya ahubwo nkuko turi kuvuga se ku muvugizi wa RCS afitwe n'urwego abarizwamo c'est ça rese RMC ifite uburenganzira bwo kuba yakwihanira cyane none si ihana Jean Paul icyo nzi cyo ntabwo ifunga ariko bari guhana Jean Paul bakagira byamutegeka genda usaba imbabazi Jori andika inkuru ukora ikiri kiganiro kimeze gutya ejo bundi nawe mubwiye murangira kuri ya nkuru ya ruswa yarambwiye ngo navuze ibitandukanye n'ukuri ndabwo nta kibazo waza twavugana tukabinoza ati tukabinoza gute ntabwo yongeye kunsubiza kubinoza navugaga n'uvuga kuba yaza nk'urwego navuzeho ngendeye kuri data za transparency urwego navuzeho rukaza yakwandika nkabisoma yaza nkamwakira akavuga ati watuvugiye ibi atari byo ubwo burenganzira barabufite n'ubu ndabategereje ntabwo aransubiza cyangwa se ongera ukora ikiri kiganiro uvuge gutya ariko nabwo akambwira ingingo nanjye nkamubwira iyindi uko niko ishyamba ni rigari twese turubaka igihugu cyane ntabwo ruvuga ngo kubera ko ukorera mu nzu isize amarangi asarya ifite amataje aya naya ngo ukora kurusha abandi no izo ni za nyuguti kandi zizavaho umunsi wahavuye se ukaza muri aka ngaka nawe byose ni umusanzu bekoma
nanjye shobora kuva hano nkazaho cyane rwose nawe ukazaho iyo habayemo akantu iyo umuntu irya kujya izindi yigize nkuru iyo yigize nkuru birazamba sosiyete irapfa ntabwo tuba tugisenyera umugozi umwe iyo ushatse uvuga ngo njye gutise ni inyuguti zihagushyize sibyo se niba nta kazi ibaruwa wanditse ukora ikizami niba umunsi bagushyize nta birenze donc hari MC ishobora gufata umunyamakuru ikamubwira ati kora ibi nuwongera bizagenda gutya byagiye biba by the way mbere na Jean Paul ko byari kugenda na Theogene ko byari kugenda icyaha kirimo ikitwa inkuru ariko urabyuka ukuntu binyuzemo I'm sorry kwakira amafaranga kudatangaza inkuru byatoje byarusha abana byari kugira ngo manza byari kugira ngo nawe barebe kuri ya mwenda umubera umukwira ariko byatoje byari bisekeje cyane niko bimeze uraseka ariko se oya uyu mwaka wabayemo ibintu byishu ariko warabibonye nabwo ngo izo manza nyinshi tuba turi kugarukaho ni imanza zabaga ukumva ikivugiye mu rukiko si cyo kiri kuvugirwa mu muhanda opinion publique navuye kuri Kazungu Radio Kazungu ikivugirwa mu rukiko ndetse kivugirwa mu muhanda ariko kuri Ndimbati Jean Paul Bamporiki Gasana Prince Kid wapi ikivugiye mu rukiko gitaraganye n'ikiri hanze sibyo se kandi urwo rukiko n'urwa rubanda none rubanda irabibonwa binyuranye n'urukiko bibaho se reka ngende nsoza imanza zo ntabwo umuntu yazivuga ngo zirangize ni nyinshi ariko ntabwo icyatuzindura ari ukuvuga imanza ni ukuvuga zari zimeze zite zabande zivuga ibiki zikozwe zite nicyo cyonyine ntabwo wazivuga zose ngo zirangize ndakotinga umunyamakuru mugenzi wacu Oswakim hari aho yavuze ko Jean Paul Nkundineza kwibwira ko afite connection mu butabera bishobora kuba byaramutumye agwa mu mutego. Connection gute? Kuba ari umuntu wakoranye n'ubutabera izo nzego igihe kirekire yaramaze imyaka 10 akora inkuru z'ubutabera. Ntabwo ari uko njye nabivuga urumva nyine na Oswakim ntabwo yabivuze nk'uwa social media. Njye nabivuga noir sur blanc. Ari Jean Paul na Theogene bahoze bakorana n'izira nzego zabakurikiranye cyane bya hafi kandi babivuga udapfa se avuga ngo ni connection n'ubutabera ni connection se n'urukiko yazikozemo ariko yazikozemo ate hari n'imanza yemererwaga kwinjira abandi babahejeje hanze yego urumva ko kantu ntabwo rero bavuga ngo ni connection ntabwo ari connection n'inkiko yakoranaga n'inzego barabizi hakaba harabaye gushwana se kugira ngo gushwana ese umutware n'umugaragu ntibahararukwana cyane mpeza rikamara sibyo zira ngo abo bantu bose ari mu myanya kubera inyuguti isari zaturunyana akajya mu bindi cyane rwo kwisuku na Jean Paul bashobora kunanirana bashobora kubonana uretse baramugeneraga wenda ntuza fogi ya 50 communication ya 50 bagera bakamuketa bagashyira kuri veni cyangwa bashaka ijana bise ntibyaba impamvu yo kuvuga ati genda tuzakoresha abandi n'ubu hari abandi cyane rero uswa kimwe kwa ngo ni gute n'ubutabera oya inzego yarazikoreraga zikamukorera zikamukoresha kugira ngo bakubwire ngo ndabyibuka urubanza arubanza rwigeze pa rubanza arugeze kuba mu Kagarama za BBC zose baziheza hanze ba Jean Claude Mwambutsiyo Jean Paul abari we winjira kabisa so rero ntabwo ari connection ni connection n'inzego ubutabera bwo yaba urumva so kimwe yabivuze nyine ni kwa kundi wiyeditinga areba ibitamuteranye ngiye nuko mbivuze kandi ndabizi abantu benshi rero nzego murakorana mushobora gukorana mwumva ibintu kimwe bakaguha amakuru y'igifute ujya ubona nageze no kujyayo ndabibabwira ujya ubona ko ari inkuru ntubona nk'iryo
ariko se n'uruhushya rwa Gasana rwavuzwe umwanya munini na uswa kimwe yaruvuzeho mbere ariko bitegereza ko inkuru ica hehe kukizica hariya uwo muntu baha amakuru y'ubwino hari igihe ashobora kuyakoresha uko badashaka bayamuha cyangwa se akabasaba ibirenze ibyo bamugenera bagashwana ariko iyo nayo urumva kugira ngo ubone harya nindera sinzi iyindi dosiye ntihari Gatabazi niyo ari kuri dosiye hari abantu bakorana n'izo nzego uzabamenyera kukuba ubwina bumenya mbere cyangwa akagira access mbere y'abandi nkuko Jean Paul aho ngaho muri urwo rubanza ari rwa Karasira ari muri kasho atari yogoshesho umusatsi n'ubwanwa byarakuze ni Jean Paul winjiye wenyine abandi kandi hari abahamutanze hano Kicukiro jo kwa simbizi na probably ntago nabihamye 100% ariko Jean Paul nawe arabizi n'inzego zirabizi kandi ndabizi ko nazo zigira abo zikorana nazo byo ndabizi iyo zitaye urunyana rero uba rubanda rusanzwe kandi nubwo mwamukorana ntago byavuga ngo urakora icyaha barebere ariko nyine uba warabaye ugezweho iyo utamanajinze neza iyo femu ukagenda ukandagira abandi niho ufatwa abantu bagatangira kuvuga ngo nawe se warabyumvise arabavuze ku bwa Theogene yego bari bafite aho babihera rero iyi nzego ziguhamagara ngo ino tukubwire zakaguha akantu ukagenda ukakabyaza umusaruro views zikaza cyangwa se n'inkuru ukaza bese ukabreaking kandi hari abandi nababwiye hari nayo ni success mubanza hari ariko baransubije by the way simba beshyira narebabwiye kuki muhitamo umuntu mubanza y'inkuru abantu bose ko baba hari mufite adresse zabo ngo ariko ngo hari icyamakuru ngo waha inkuru ngo ntigire impact bese bareba nyine ngo nta audience ufite credibility se audience se niki inkuru ari OG niyo yakwandika icyamakuru cyavutse no munsi abandi bose abakora press review mu radio abakora press review mu bitangazo bose barayishaka apfa cyane kuvuga rero ngo ntago na impact ntago nabyakiriye sinabihakanye nagira ngo nanjye mbone mpikura ariko ntago ari byo gukundira umwana ku wundi kandi byagera wenda haba situation niba ari campagne mugiyemo mugamagara bose ariko mwaba mufite ubwino mugamagara umwe nabyo babimenye ntago ari byo partnership yubakwa gute bigomba guhinduka nibyo partnership yubakwa gute hari umwana n'ikinono se hari umunyamakuru se n'umuhirimbire ukanareba n'umuntu babihaye no oya so rero I'm sorry oswa kibu kuvuga niba yarakoresha style ngo afite connection n'ubutabera ngewe nshizemo gutya afite connection n'inzego yahoranye connection n'inzego yavuga connection yo mu butabera mu nkiko iyo ntabwo ari connection kubimenya kuba wenda bafite ariko afite n'izindi inshuti y'urukiko kwa kuba yarahora umuntu wabo ntabwo yahoraga neza ariko harizo yagorekaga na system ntibyishimire ntabwo ari byo urumva erega ibintu binamukozeho yaripotinganye amarangamutima bamwe batangira no gukeka ko hari icyo Prince Kid yamuhaga babyumva cyangwa abandi bavandimwe ba Prince Kid icyo cyo cyabaye ikibazo ya reportinga impartialement kandi ako kantu yaratangiye kukagira uri Kazungu byagenze bitera Kazungu the serial killer yamubwira harya ngo yaravuge ngo biseka gusura sekiki aracyari inosa nawe so izo confidence rero abantu buriya system ishobora kukubakamo ubudahangarwa ariko navuga ariko wowe utamanaginze iyo fame iyo bakurekuye urashwanyuka ugomba kumanaginga iyo fame bakubatsemo baguhaye amakuru bagize gute uragera ahantu urinjira udakomanze itsoke iyo ubimanaginze nabi kandi babonye utangiye kubimanaginga nabi nibwo bakurekura ugashwanyuka rubandika kota bagenzi bawe wari waragiye wigere mwabonye hari inkuru ninge nayigezeho ngenyine uzageraho kugeza ryari nutabyitwararika bakakurekura usatanga urwame uzaba urwamenye urabyumva ntabwo ibyo rero birahari ndarimbizi kuko urumva Jean Paul yakoze kubijyanye n'ubutabera kuva kera
akora ku gihe nyuma aza kujya ku museke ngira ngo icyo gihe ibyo yabikora ibyo byabaga akora nko ku gihe ibintu nk'ibyo yakoze no kuri Bwiza n'umuseke yabigiyeho nyuma nyine ku gihe yahavuye n'izo connection zatakaye avuye ku gihe bigurumva bifitanye isano urumva rero amusore tujye tubivugira nibyo so reka tugire aho duhinira imanza zo ni nyinshi no kuri Karegeya Muri pano tuzagaruka ku zindi zitandukanye yego tuzazigarukaho hari abo tutavuze ba Mironko ba Dubai ba Karasira ba Kazungu wa Suzana ni nyinshi zose zagiye zigiramo amasomo n'izi Burayi nizabereye i Burayi z'abajenosideri ubu ndabita abajenosideri kuko byabahamye mbere byarakekwaga ariko byarabahamye nazo tuzazigarukaho irekurwa rya Rusesabagina urubanza rwa Kabuga narwo rwabaye muri uno mwaka ni byinshi nabwo se Bamporiki yakatiwe yego na Bamporiki n'uyu mwaka kuko nibwo yakatiwe ko mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri nibwo yinjiye hariya ubundi yabatagiwe ibyo nabyo tuzabigarukaho kuri channel Karegeya Muri pano hanyuma mfasha rero amaze uhere kuri Maurice Germany Academy Germany Language Academy iba Kimironko hafi y'umurenge wa Kimironko yes bakaba bigisha ikidage mu byiciro byose ubu hari na promotion abiyandikisha mbere gushaka nimero abiyandikisha mbere barimo barabaha promotion ya 25% babakaturaho 25% discount hanyuma imaze kumenya ikidage ubushobora kuba wabona visa yo kujya mu Budage kujya gukora stage kujya kwiga yo kujya kubona akazi ibyishi bahamagare kuri 0790398222 yego iyo promotion izarangirana no kwa mbere abaziyandikisha mu kwa mbere bose barabagabanyirije so rero uwo ni bucura bamamaza umukurikira ni Easy Buy Shop kwa Vivency bose umuntu imyenda y'abagabo n'iy'abagore n'inkweto gutsapa yego bajye kwa Vivency yego nimero 0782 53 yego hanyuma imbere ye habanza gira amata ugurangira abakozi cyangwa uwo mukozi aguhuza n'abakozi kandi akagufasha kubacunga afite n'umunyamategeko ushobora gufasha mu guhosha amakimbirane yaba mu buhuza cyangwa se byaba urubanza bakajyayo icya kabiri gira amata afite na apartment irebero kwirebero ariko izina kikunda kuryibagirwa gukomeza apartment apartment abashaka kumuhamagara cyangwa kumuvugisha mu mpamagare kuri 0785 yego ubwo mbere ye ninde ni Nyandwi Mathieu yego NM Vision Limited yego umwereka ikibanza ibindi byose ariko akagushakira ndimo ndareba UPI aragushakira ya apartment yagira amatuko akagushakira UPI akagushakira cyangwa cyo kubaka akajya gushaka ibikoresho ku Ikaro Plaza icyo mukundira nuko yagiye yampamagara yagiye kugura ku Ikaro Plaza arambwira ati ndaparitse ndi ku Ikaro agapakira ibyuzuza inzu yose akabifata ku Ikaro kabisa 0788 ukamuvugisha yego ubwo mbere ye ninde mbere yese buriya ntisi dusigaje mbere Engineer Emmanuel mu Bushinwa ku ruganda mu Bushinwa iyo ubwo aho tatumikira abagrossiste bakeneye kurangura amabuye ya granite na marble bajya bahamagara Emmanuel kuri ku ruganda granite marble nimero ze ni akamenyetso ko guteranya 86 130 632 720 kabisa Vekatu Green Tech ejo hari umuntu wabahamagaye avuye i Karongi muha nimero zabo urumva ko Vekatu yamaze kumenyekana birusizi abakirehe abanyagatare bose baraza gufata ya mavuta ya bita X1R bita vitamine ya moteri atuma moteri ihinduka nshyashya ikoga igashira umwanda hanyuma ikagabanya gucumba imyotsi kandi kanwa gakeya
gake cyane. Yes, ubwo V4 ifite na mote ifite n'amamashini apima imodoka aho kugira ngo ujyane imodoka buri ntuza umukanisha agende azenguruke hose ujyane imodoka wenda ifite ikibazo muri ntuza muri retroviseri ubone babanje guhambura moteri ariko iryo kosa mekanike ndumva ritashoboka. So bo imashini rero bayishyira imodoka bayishyira ku mashini ikakwereka ngo aharwaye na 0782 96 26 voilà. Apartment za Giramata bazita Stella Airbnb rebero kwirebero gene kipe nziza cyane rwose aho ni sawa. Yes, ubwo dusigaje Manuel twarangije mwarimu Krema na Ikaro Plaza. Krema we rwose yabaye rurangiranwa umuntu wiziwe rwose. Buriya ikizamini cya perimi n'ikizamini cy'akazi ko gutwara biratandukanye, ariko Krema byigishiriza rimwe cyane. Akwigisha ukabona perimi, ariko akakwigisha n'uburyo ikizamini cy'akazi uzagikora. Buriya iyo ugiye gusaba akazi ko gutwara imodoka wari ubizi ikizamini cya mbere bakubaza dore baguha kontaki none bakareba aho uhera wahera hehe iyo ugiye gusaba akazi ko gutwara imodoka baguhaye kontaki wabanza iki? Krema nabyigisha. Ubanza iki? Ubanza kureba ko imodoka irimo amavuta. Urabanza ugafungura kapo ugapima ukajoja ugapima amavuta ariko byose byuzuye, kuko uhise winjira iyo ufunguye urugi ugashaka kwatsa bahita uratsinzwe genda uratse imodoka utazi niba n'ubuzima ifite. Ibyo kwa Krema barabyigisha. Cya gitabo cye cyitwa ngo iki? Cyitwa ngo menya utsinde. Kigura 11,000 akakikugezaho mu rugo. Yego. Hanyuma provisoire wishyura nyuma. Babwire nimero. So 0782 48 37 Ikaro Plaza. Noheri nziza n'umwaka mushya ku bakiriya ba Ikaro Plaza. Imfura mu kwamamaza kuri channel. Imfura mu kwamamaza kuri Karegeya Omar Pano na JALAS official. Bafite amakaro meza y'ubwoko bwose ya Sage Ceramics amabara yose, bakagira amarangi avanze neza Weatherguard, Wall Master. Imashini ziyavanga narazirebeye narahasuye. Nibazima. Narahasuye imashini ziyavanga urabugenda ukavuga ngo ndashaka irangi umutipa agacanga kweri akakuvangira ibikoresho byo kurangiza inzu, rangete, gypsum, ubundi bakagutwaza bakakugeza ku cyubako. Bamatiye bo aba engineer nka bamatiye bamaze kuhamenyera, n'abandi ba engineer bakurikira izi channel zombi bajya kugura ku Ikaro Plaza kabisa. Nimero ya Ikaro ni 0782 3 850 So rero umwaka mushya twizeye ko Noheri byagenze neza, twaje twataka yagenze neza, hanyuma na bonane twizeye ko izagenda neza. Abafana bacu aho muri hose ejo harabo twahuriye muri Giti Bank, aho duhuriye hehe n'ahandi no muri za quartier Mateus, vraiment turabakunda cyane rwose. Everywhere abo duhura bakatubwira ko badukunda ni sawa. Uyu mwaka tugiye gutangira tuzawubanamo. Akarembure nahabonye abafana ba Karegeya Karembure nibyo. Yes, Karenge turabazi. Igikondo, Imwogo hafi y'umurenge, abitwa ba Mugisha, abitwa ba Ernest topographe. Ariko reka topographe oya topographe gomba gutanga nimero yesha. Yewe abantu bafite amasambi Bugesera na Rwamagana iyo za Muyumbu na Karenge mujye muhamagara Ernest abapimire cyane. Abapimire reka debe nimero ze rwose, maze iminsi ngira namuhamagaye ngo ampimire rwose nsanga ati mbese ni Karegeya yunkusho n'umwana ukiri muto rwose. Gemba ku Ernest abafite amasambi Bugesera murebe Ernest 0785 507 002 0785 507 umuntu wese mumuhamagare. Ndabizi ko hari abantu benshi bahangayitse bagiye bagura amasambi Bugesera, kuko ko amasambi y'Ubugesera abafatanya ari magari, bisaba guhamagara Ernest akagukatiraho ubutaka bwawe, ugashaka UPI yawe. Mwese abaruhuha, abanyarugenge, abaramiro, abagashora, abamwogo, abajura, abantarama, mwese mugereyo na Musenyi mushake Ernest niwe mutopographe muzima muri Bugesera yose.
Kabisa. kandi n'igice kire cya Gahanga arabapimiro n'igice cya za Muyumbu za Nyakariro za Karenge ni Karenge wamuhamagara Yego. ni Gahengeri yaza 078 Uwo ni we wanjye. 085 507 00 kabiri aha mwaka mushya muhire kuri twese